Yamunyemere rero mvuge ku gitabo cya Napoleon Hills. Iki gitabo abantu bamaze iminsi bakimbaza. Napoleon Hills ubundi yari umunyamakuru nkanjye nk'uko muri kunyumva. Arangije akora ibiganiro by'uruhererekane byo kujya abaza abakire, abantu babaye successful mu buzima, abaherwe, abantu batsinda ibihembo runaka, akababaza amabanga bagiye bakoresha kugira ngo bagere kuri urwo rwego. Aza guhura n'umukire umwe aramubwira ati rero wa mugabo uri umunyamakuru mwiza pe, ariko ibyo bintu ukora bizarangirana nawe umunsi wapfuye, ibyo biganiro bizaba birangiye. Izo nyigisho kandi ni inyigisho zishobora kubaho ubuziraherezo mu gihe wenda wabikora muri ubu buryo ngiye kukubwira. Uwo mukire aramubwira ati noneho genda uhere ruhande, wongera kuganiriza nabo wari waraganirije bose, wongereho nabo wateganyaga kuzaganira. Iby'itangazamakuru bivemo, ahubwo ibyo biganiro byose ukora ugenda ubikusanye uzabishyire mu gitabo. Icyo gitabo gishyire hanze, icyo gitabo kizaguhindurira ubuzima, kandi icyo gitabo imyaka myinshi iri imbere abantu bazahora bagisubiramo bakivuga. N'ikimenyimenyi koko ibyo yamubwiye byabayeho. Na n'uyu munsi mu nzu y'ibitabo icyo gitabo turimo turakigarukaho. Ni igitabo rero yamaze imyaka 25 ategura. Yakoze ubushakashatsi ku bantu barenga 500 babaye abaherwe, ibirangire n'ibihangange, kugira ngo ashyire ahagaragara ibanga ryaba ryarabafashije mu kubaka amateka ku rugero rutangaza abantu benshi. Byose rero yabikusanyirije mu gitabo yise Réfléchissez et devenez riche, Think and Grow Rich. Tekereza biguhindure umukire. Iyo ugitangira gusoma igitabo uyu mugabo yanditse ku mpapuro zibanza, ubona ahantu handitse ngo mbere yuko dusobanura biziguye ibanga abaherwe benshi bakoresheje ngo bagere ku butunzi, munyemerere mbabwire ikintu kimwe gusa: iterambere ryaba iry'ubutunzi mu mafaranga, mu by'ubwenge, cyangwa se ubundi bubasha n'ubudahangarwa wahabwa na rubanda kubera icyo waba warabamariye, byose hatavuyemo na kimwe bibyarwa n'ikintu kimwe gusa. Icyo kintu wakwibaza ngo ni iki? Igitekerezo. Iyo ubyemera ko nguko, ngo wamaze kugera mu cya kabiri mu byo usabwa kugira ngo ugere ku rugero rw'ubutunzi ndetse n'ubudahangarwa wakwifuza. Uko icyifuzo cyo kugera kuri icyo kintu kirushaho kuba kigari muri wowe, ndetse n'impamvu zigutera guharanira kugera kuri icyo kintu zikarushaho kuba nyinshi, ni nako ugenda urushaho kongera imbaraga zigutera kutumva imibabaro, ibizazane, inzitizi n'ibindi bicantege byose bishobora kukubuza kugera ku nzozi zawe. Muri iki gitabo rero Napoleon Hills yamuritse bwa mbere mu mwaka w'1937 yagaragajemo uburyo butandatu, reka mbwite intambwe esheshatu, inzira esheshatu wakoresha kugira ngo ubashe kugira imbaraga zidasanzwe zibasha kugukoresha ibitangaza nk'iby'abo bantu bose yagiye akoraho ubushakashatsi. Ni ibintu bitandatu wakora kugira ngo bikugeze ku bukire ubwo ari bwo bwose wifuza, ndetse bikanagufasha guhindura ibitekerezo byawe mu bintu bifatika. Uburyo butandatu bushobora kukugeza ku cyo wifuza cyose muri buno buzima. Ni ukuvuga, uburyo bwa mbere, urahumiriza utekereze ikintu runaka wifuza kuzageraho mu buzima bwawe. Ntugire ubwoba ngo ni ikintu gihambaye, wowe kivuge gusa. Urugero, niba ari amafaranga, humiriza utekereze umubare w'amafaranga wifuza kuzagira mu buzima bwawe, kandi ntugire ubwoba ngo ni menshi, wowe yavuge gusa. Intambwe ya kabiri, emeza neza ikintu ugomba kuzakora kizakubyarira uwo mubare w'amafaranga ushaka, cyangwa se wemeze neza ikintu ugomba kuzakora kizakubyarira izo nzozi ushaka gukabya. Urugero, ushobora kuvuga uti wenda ngiye kuzakora nk'ubushakashatsi paka mvumbuye nk'ikintu runaka cyananiranye, mvumbure wenda nk'ikisi, reka mvumbure nk'umuti wa sida, mvumbure umuti wa ebola, ngiye kuzakora ikintu runaka. Ni ukuvuga, uburyo bwa mbere ni uguhumiriza ugatekereza icyo kintu runaka ushaka kuzaba wagezeho mu gihe runaka. Intambwe ya kabiri ni ukwemeza ibyo ugomba gukora kugira ngo ugere kuri izo nzozi. Hanyuma intambwe ya gatatu sasa,
shyiraho igihe ntarengwa ushaka kuzabonera ibyo ngibyo wifuza. Shyiraho igihe runaka ugomba kuzaba wakabije izo nzozi uri gutekereza. Niba ari n'ayo mafaranga, ushyireho igihe ntarengwa ushaka kuzabonera ayo mafaranga. Iyo ni intambwe ya 3. Intambwe ya 4, andika umushinga wige neza uwunononsore ujyanye n'ibyo uzakora. Hanyuma intambwe ya 5, andika ku rupapuro ingano ya za nzozi ushaka kuzakabya. Andika ku rupapuro niba ari amafaranga, wandika umubare w'amafaranga ushaka kuzatunga n'igihe ntarengwa ugomba kuzaba waramaze kubonera ayo mafaranga, n'icyo uzaba ukora kizabyara ayo mafaranga, ubyandike ku rupapuro. Hanyuma intambwe ya 6, ugomba kuzajya usoma ibyo ngibyo wanditse ku rupapuro nibura inshuro 2 ku munsi. Nk'uko mu gitondo umuntu abyuka agasenga, nimugoroba ajya kuryama nabwo agasenga, nawe ukajya ureba kuri urwo rupapuro buri gitondo ubyutse na buri nimugoroba ugiye kuryama. Buri gihe ukajya ubikora gutyo. Ushobora kuvuga uti wenda nzatunga miliyari y'amanyarwanda nyikuye mu vumbuzi nzakora wo kurinda abantu ibi nibi. Mu mwaka wa 2028 ibyo nzaba narabigezeho wenda mu kwezi runaka. Nta kintu na kimwe kizamagarika mu bushakashatsi bwanjye, nubwo bantwika cyangwa bakamfunga sinzahagarara. Ibyo bintu ukajya ubyatura gutyo mu gitondo nimugoroba. Napoleon Hill akubwira ko izo ari intambwe 6 zishaka kugeza ku kintu icyo ari cyose wifuza muri buno buzima. Ibi bintu uba ugomba kubikora ubishyiramo iyerekwa, ku buryo ubona ayo mafaranga wamaze nko kuyagira, ukabona izo nzozi wamaze kuzigeramo neza, kandi ukaniyumvisha umunezero uzagira mu gihe uzaba wamaze kugera kuri ubwo buvumbuzi cyangwa se kuri ubwo bushobozi, kuri izo nzozi. Uko ubikora ngo hari akantu kaba muri roho ya muntu kagutera imbaraga n'ubwenge bwo gukora ibintu bidasanzwe, kagakora bitewe no kukabwira kakumva, ku buryo urimo kwiyaturiraho ibyo bintu byiza kabigukoresha uko wabivuze. Ushatse ngo wabyita nk'Imana cyangwa se ukabyita nk'umwana w'uruhinja utabasha kubonesha amaso yawe, iyobora ibikorwa by'ibintu byose utabizi, ku buryo iyo urimo kwiyaturiraho ibintu byiza cyangwa se bibi, iyo Mana ibyumva cyangwa umwana akabyumva akabigukorera uko wabivuze. Uwo mwana ni w'abashakashatsi bise subconscious. Subconscious twayigarutseho, ni akantu nyine kaba munsi y'intekerezo za muntu gashobora gukoresha ibintu bihambaye cyane muri buno buzima bitewe n'uburyo wakabyajemo umusaruro. Izi rero ni intambwe 6 Napoleon Hill yashyize hanze zigaragaza uburyo umuntu ashobora gukoresha ubwo buryo 6 akaba yagera ku nzozi ze, akaba yakabya inzozi ze. Izi ntambwe rero uzisanga mu gitabo yise Réfléchissez et devenez riche. Tekereza biguhindura umukire. Numva buri kimwe cyose gitangira ari igitekerezo. Cyatangira ari igitekerezo kigatuma n'amagambo yawe ahinduka amagambo akuganisha ku ntego zawe. Iyo rero byagenze gutyo ubuzima ngo uba wabushoboye.